tukagira bema tebde ongera ndebe bite mwana wama sawa ziko tagusubiza sumugeni se ni munyereka ari umugeni ariko ari umugeni yabanza akabyanga irindi ntabwo ngibuka mwabyaranye gute n'umuntu utazi n'amazina ye nyine nibigwirira umuntu gutyo mugahura gutyo icyashatse kuba nyine nicyo ngicyo hari agakingirizo se ntabwo ujye kwikoresha ubu niko bimeze nyine umuntu aragakoresha ariko ntabwo nyisambara mbere babikoraga ariko maje kubyara nahise mbona isomo ry'uko ndi kuruhana na mama nabwo umwana wa mbere mpita njya kuboneza we mwihangane rwose akusha kwirebesha nk'inyana mu ruhongo ntibiri bumuze kugongora uwo mutwe ariko nibyagoye mbayo kandi nawe byakubaho se iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga nibyo nyine ndi kukubwira kuzuri bata abantu mu nzira bose uhuye nabo iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga baye par accident ibyo bivuze iki mu Kinyarwanda impanuka imbayo cyo uvuga Ikinyarwanda rero accident ni impanuka si ibintu ujye uvuga Ikinyarwanda urumva undi wakarya nk'ishyikanora undi yes sir turi kumwe yes sir ubwo iyo mbundi ifashe gute neza fund iyo ni gitari ufashe no captain sajeti niwe mwigisha gucuranga no captain ubwo nagaru ruhinja turumvikana yes sir ugomba kugerageza mu gihe uri kumwe nanjye ukagabanya isura turumvikana yes sir ugomba gutera ubwo bakundusha yes sir kandi buri nayo kubwiye hariya bazava ko bashaka waje ngo ati ese uri umuteka mitwe ati ariko ngewe ntabwo ngiye ku mutwe ni mu rugi wanje sindangiye inyama z'imitwe uri kumva ngewe ndi maroti ndi maroti urumva kina langu bazakurikije bundi ntago nge ndeye ku mutwe mu nyama nanga hari nyama zugira no passer yantekeye umutwe ngasanga rufite urukunga afite umutwe wiwe ntago nawe ukase byibuze rero ukase anawuteka atindi uri yawutekeye ngiye ndya maroti urumva babyumveho bari bose babyumve ngiye sinteye ku mutwe kuko ngiye sinarabushobora mu rugi wanyu ngende umunyamavuta ndi papa bitangaza umunsi urandeba ngo urafande nibyo koko nicyo gihe cyawe ariko Imana yagucisha bugufi nezo mu gitondo kabucukura tuwarete uri umuryaka ariho urandeba utyo nibyo koko ufite iyo ntwaro ariko intwaro isumba izindi ngiyi yitegereze nagukubita mu mutwe ugashyana n'izo nifomo wambaye Nebukadinezari yacetse kwa mu jisho ry'Imana imukubita imyaka 7 ujya kwisha mu ishyamba nk'inka agaruka inzara zarashokonkoye umusatsi ugera igiriya nawe Imana yagucisha bugufi uranca umukozi w'Imana ukagenda wunamye wansuzuguye ariko ukagenda wunamiye nk'igihwagari uko nguko Imana yakunamishiriza rimwe ugaca bugufi ugamara nk'umunyorogoto ikagukandagira hasi ariko waca bugufi ukihana ugapfukama nkakurambika ibiganza Imana yakubabarira yanakwishimira bitabaye ibyo ngibyo izuru zaryumva ku cyombo abera twagiye kera mwatujyanye hamwe ntabwo twabajyane rimwe abantu babiri bazaba bari guhata hazamuka umwe ndasigare abandi bazaba bari guhinga hagenda umwe asigare Mana ureba akagahinda nsigaranye mu mutima ntuzabagirira imbabazi na nkeya uzahere kuri uriya Goliyati w'imbere n'abare y'Abafilisitiya b'inyuma ubanze ubagonde nk'umuheto nimubakubita amajigo yose yamaremo reka numve Peter icyo bivuga akaririmbo ndirimbo ko nayo nzira reka niyumvira ndere babo ngo kirizi imwe kwemera kimwe kirizi imwe Imana imwe Imana y'ubyeyi kwemera kimwe
Okay, nanjye ndabizi mbyizeho ko nteye neza am confidence nabikubwiye ko ni confidence yabyo mu karere ka Rusizi uzwe kugira ikibuno kinini. Yes. Kandi ni confident. Yes, of course. Niyo mazina yanjye. Yeah, nakoze. Turi kumwe kandi na Dogso. Nkaba ndi manager w'ikibuno cyanana. None se umuntu amanaginga ikibuno kitari cye? Ndakimanaginga bitewe n'ubwiza uyu mukobwa afite. Nawe uramubona wenda ya stand up. Okay. Nanjye nakunda. Ndumva nabereka korwa biruta amagambo. Urabona uyu mukobwa uretse ko utabuzi no kureba. Uyu mukobwa afite taye nziza, abanye no kuba miss urumva. Nanjye bitewe n'ubwiza bwe. Nombisha namumanaginga. Niyo mpamvu Nyakisoft biriya ndayifite pastor ndayifite nago yayibura mutumishi wa Mungu mukozi w'Imana. Niyo mpamvu Nyakisoft Karame ni ukuri pastor wanje nubaha. Dusomere mu isezerano rya kera mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3 tumve ko Imana itubwira. Ni ukuri ko Imana pastor nta kibazo rwose. Tumve ijambo ry'Imana kuva ku mukozi wa Nyakiso. Nta kibazo rwose. Haravuga ngo dusomere mu isezerano rya kera. Haravuga ngo abantu pastor yavuze ngo dusomere avuga ngo haravuga ngo Imana izamugisha Aburahamu. Nako ngo Yesu ararira. Zomba sha Kubita umujinga. wayakubita Aho yamufashe amuriho hasi ariko hasi kubita umuntu ariko ako ni gutinya mutinya kwandura kandi mu Rwanda hasi ibyo oya mama bareke mubihore ntagira aho bihore gusa bana mwambubwiye mugeza mu manyera Kubita kubita ingomanga. ni umwoshya ariko jya umwoshya ibyana bikiri iwawe bigira agasuzuguro gikubite birashoboka fani twagiye gukorwa fani bari kurwana gutya bari kurwana bapfa umukobwa bari kurwana ibintu bisobanutse fani ari gupfa umukobwa Shari biki mupunguza kiburi. Ruyungu bya ifite ishingiro. turabizi neza aho satani yibanda umudemo n'ubusambanyi mbangira ngo nze ko kubita power makubita uwo muriro daimon ubusambanyi agira cyita kunga agende hoshi daimon ubusambanyi ndakwirukana mu izina rya Yesu ndagira ngo uri wose uveho ugende ndakwirukana mu izina rya Yesu ufite imbaraga hoshi soka nakubonye soka nagufasha naguncika soka mu izina rya Yesu. Sari bari gusaka ibiki ibintu byarakomeye ubu abantu babaye babi niwamenya ibintu binjirana n'ukwanza ukabasaka ariko binjira nibiki ubu urekeka ari abantu bangahe batiyuka kwinjirana ibintu bitemewe mu nzu y'Imana niba buri bintu by'ibisasu ibiki cyo munyumvira abakristo dutunze nyumvira abanyetorero dufite ubuso utinya gupfa ibyo bisasu urabitinya utinya gupfa wowe inzira kujyana kwa data urayitinya utinya kuyinyuramo si ukwitinya kundi urayitinya bivuge abasenze twasenze kera ubwo bantu mwarakonje nimukiri mu mavuta reka gutinya gupfa ibyo bintu ntago ari ibintu umuntu yagakwiye kubaho ni Kristo no gupfa niwe kandi iyo ni inzira kujyana mu buzima bwiza uyu muhungu cyarantangaje ibintu gende kubabwira nta muntu w'umukristo watinya gupfa ntago watinya ubuse watinya gupfa uruwe mu Kristo tw'abakristo bazima ntago dutinya gupfa abakristo bazima ntago dutinya niyo bazana amagrenade niyo bazana ibiki nta mukristo watinya kubana we nazapfa nyine ni Bibiliya yariguye hasi cyo narindi kubabwira ntago twe dutinya gupfa ahubwo dutinya abagenzi bacu babipfiramo. Umuhanzi inzi uriya yitwa Diamond. Inde? Diamond.
hola nizere ko iyi video yagushimishije kandi ngushimiye kuba umwanya wawe ukayireba. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakora subscribe hano kuri Afrimax channel, YouTube channel, kandi ushaka kureba n'izindi video zacu nyinshi wakanda hano. Turagushimiye cyane, reka twizere ko tuzakomeza kubana.